Yes, turaje rero bakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, reka tubifurize kugira igitondo cyiza, kugira umunsi mwiza, kugira impagarike n'ubugingo aho muherereye hose, yaba abari muri Afurika, abari mu bihugu bya Amerika, abari i Burayi n'ahandi hagiye hatandukanye, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga nk'uko duhora tubibifuriza. Ariko reka mbonereho umwanya wo gusuhuza bano bavandimwe, n'ubundi abavandimwe bagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abari muri Afurika, bari muri Amerika, bari muri ni ibihugu byinshi, ariko mwese nkabifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Muraho murakomeye, ugubwe neza. Turaje rero kugira ngo tubabwire imirwano yakomeye. Ubona ko intare za Sanambwe zamaze gusisira, icyo bita gusisira, zamaze kurakara zivuga bati ubuce bwose tugomba kuburibera, tugakuramo Wazalendo, tugakuramo FRDC. Abashaka kuza kwiyunga bakaza kwiyunga, abatabishaka nabo bakaguma mu byo barimo n'akazi kabo. Ariko ikintu kigaragara nuko intare za Sanambwe zamaze kurakara. Ubona yuko imirwano n'ubundi ari imirwano igiye gukomera. Ubona yuko intare za Sanambwe n'ubundi zamaze kubijyamo neza. Reka nsuhuze uno muvandimwe witwa Munyangeri Nsengiyumva, akomoka Ngungu, ariko ubu ngubu abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka musuhuze, mwifurize gukomeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga. Ariko ndi kumubwira bati Munyangeri Nsengiyumva, uraho urakomeye, ibirayi hano birahari, amata arahari, ariko ntabwo byakubuza kunyereza kuri utwo tudolari. Yego, uri muri Amerika ukatwohereza kuri utwo tudolari hano kuri Intare Official, natwe tukagira ibyo twikorera. Ndizera ko abyumvishe. Reka mbwira undi muvandimwe witwa Isidore Ngezahayo, muraho murakomeye aho ngaho muri Amerika. Namwe muri USA, ntabwo nzi ngo muri leta, amaleta yo muri Amerika ni menshi. Cyakora umbajije amagurupema n'amalokalite agize territoire muri Masisi, ukambaza muri Rucuro, ibyo ngibyo nabikubwira. Muri Amerika ntabwo ari iwacu, ariko namwe nzi ko atari iwanyu, muhari atari iwanyu. Ariko reka ngwire ngo Isidore Ngezahayo, akanyenyeri 182 ugakomeza Clever Bemba, byangeraho. Aha, narindi wenda mandi no gukoresha ni nimero, imufite amanimero ari kuri WhatsApp nkangahe, ariko wabishaka byose byangeraho. Imana ibaha umugisha, ibahe n'amafaranga. Mujye mutugurira ku mata, mutugurire no ku birayi. Dore tuba twiriwe mu kazi, turiho gushakisha amakuru kugira ngo tubabwire uko byaramutse za Ngungu, tubabwire uko byaramutse mu bice byose bya territoire ya Masisi, muri Rucuro, donc muri kino gice gifitwe na 23, ariko tukamenya n'andi makuru y'ahandi. Krishna Amudani, uraho. Ngira bagenzi Obedi Jacques Rwamahungu, murakomeye. Vincent Habimana, Kivu de Bet TV, yambajije amakuru y'Ibutsindo, amakuru ya Munongo. Ndaje nyababwirire hamwe n'andi makuru n'ubundi ngiye kubabwira y'imirwano ikomeye iri kubera hariya muri territoire ya Masisi, aho 23 yafashe umwanzuro wo kubakuramo bose. Ndaje mbahereze situation uko byagenze nuko byatangiye, aho byanyuze, defense bagiye bakubita zose nzibereke, mbereke n'abari ba deployinze nabo babwire uko ibintu byari bimeze. Charles Sibomana, murakomeye. Kimenyi Francis, Tuzita Egide, muraho. Kayogera Andre Indru, uraho. Gakuru Dama, Sirire Kanamugire, Mukeshimana Christine, Leonidas umukobwa Louise, Prudence Sanga, Uwamahoro Goleti n'abandi bose aho baherereye, mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira imana n'amafaranga, kandi mubigire. Ndizera ko munabifite, muzahore mugubwa neza, kandi muzahorane umugisha w'Imana. Ntimugatenguhe, kandi mukomeze mutube hafi, mukore subscribe abatari bakora subscribe, mu sharing, partage n'ibindi bigiye bitandukanye n'ubundi, kugira ngo amakuru yo ku Intare Official, Intare Viva, Intare za Sanambwe Viva, Intare Viva, Intare Viva, Intare Viva, dukomeze tuba intare, ntituzabibigushu, tuzahore turi intare 100%. Aha, anga nibereye mu ishyamba, ariko nibereye mu ishyamba rya hano iwacu i Masisi. Yagira umuntu, hari umuvandimwe uri muri Belgique, yarambwiye ati ngo Bemba, ngo ndakwiyamye ngo ntuzakomeze kujya uvuga aho uri. Mama witwa Didienne Musoni, uraho, uracyadukurikirana, wankundaga cyane, wakundaga gushyiraho comment ndi kuri Anda TV, ariko ndi ku Intare Official.
aha reka mbabwire rero operation n'ubundi zaberaga hariya muri territoire ya Masisi muri localité ndaza kubabwira n'ubundi ubona ko ari localité zabiremo imirwano n'ubu ikiberamo, ariko bashaka kugira ngo Wazalendo zero FDLR muri iriya. Ibintu rero ntabwo byari byoroshye yari muri territoire ya Masisi, ni muri sheferi ya Bashari, muri groupement Bashari Mokoto, aho intare za Sarambwe zafashe icyemezo cyo kuvuga giti ntabwo dukomeza kwemera yuko Wazalendo, ntabwo dukomeza kwemeza ko FDLR, ntabwo dukomeza kwemeza ko APSRS ikomeza kwica abaturage bacu. Intare za Sarambwe zituruka mu bice ngiye kubabwira bigiye bitandukanye, zaturutse igahira aho bita mu Bigogwe, bamanuka hasi bavagahira ku isoko, bamanuka bari kwerekera ahantu bita Icyungo, cyangwa reka tumande twabanziriza mu Gasake, bagira mu Gasake hari utuzalendo twavuye kwa Paul Abraham twe twaje kwiba, baradukubita tumanuka hasi mu Cyungo kwa Bayisaka, bazamuka bari kwerekera za Buhimba. Bageze Buhimba naho bari bamaze kubahereza amakuru ko ari utuzalendo n'ubundi twageze turatunyatura, natwo baraduhondagura twe tworejwe na Inyasi. Bamanuka bari kwerekeza hasi ahantu bita za Ruwara, intare za Sarambwe zirabakurikira bajya kugota utundi twe twamanutse turi kwerekera ahantu bita za Bupfuhe naho baragenda barabakubita, urukumva babakuye mu Gasake, Buhimba, Cyungo, Ruwara, Bupfuhe, aho hose bamaze kubakuramo. Abandi noneho bapfa hariya bavuye za Kamatembe, bari bavuye hejuru mu Bigogwe, ariko bavuye gahira ni local defense. Abandi bava mu Bigogwe baramanuka bagera za Kamatembe, bamaze kugira Kamatembe basanga ari akambushi, bari bamaze kubabwira kari hepfo ku kiraro cya Bushahara, baragakubita. Bamanuka na wa muhanda atari adokara umuhanda wacukuwe umanuka werekera mu Gasenyera. Hepfo hari ahantu hari agasisiro kabagamwo Abahunde, naho harimo amayima ya PSRS. Intare za Sarambwe zageze zibakubita umuriro, zibavanaho ziberekeza mu Gasenyera. Bageze mu Gasenyera ruhatana hariya ku isoko, hari gafonsi kari koherejwe n'uwitwa Kavumbi. Kavumbi yari afite mashini gane ebyiri. Kavumbi bamwirukaho bamugeza hafi y'umusozi bita Muzimu. Munsi y'uwo musozi intare za Sarambwe zanga guhita za advancinga, ubwo zijya gukaba hejuru kwa piloto, hejuru ku mugore n'umugore wa mbere, kuko umugore wa kabiri yari atuye hariya mu Gasenyera yishwe na NDC Renove. Bazamuka bajya ku mugore kwa Mamateri, baragenda bahagenga imbunduki, ubundi barasa hakurya muri uwo musozi uri hakurya, barawurasa barawutumura rwose, ku buryo Wazalendo bari barimo uwo musozi wa za Muzimu wa Nyabikeri. Noneho izindi mbaraga za mama 23 ziza kwataka uwitwa 40 bakunda kumwita ngo ni Colonel Bahati, ariko azwi ku mazina ya 40. Bamwataka aturanye na Nzayi, aturanye n'uwitwaga Colonel Nzayi, bamwitaga ngo ni Zebra One. Barazane baramwataka, nawe yihindira mu nsina, barajagajaga aho ngaho, bafata amatekwa cyakora abasirikari bamwe be n'abagore babo. Urumva abagore bo n'abagore bariho kubera kubaho, abagore baguma aho ngaho. Intare za Sarambwe ziravuga ati mwe musubiye inyuma, kuko nimwe mutanga amakuru, muze mu gice twamaze gufata. Bazihereza n'abarinzi n'ababandi bamaze gufata amatekwa. Bamanuka bari kujya kwataka donc Kinyana yose, nuko ngo Kinyana yose babwiza ukuri, iyo bita Kinyana yose ubu ngubu irimo isasu. Noneho abaturage bahariya Kinyana bari bamaze kurambirwa imisoro n'ibindi bikorwa bibi bikorwa na za Wazalendo muri kariya gace. Baravuga bati ibi bintu ntago tuzakomeza kubyihanganira, ahubwo ikintu kiriho nuko tugomba gufatanya n'intare za Sarambwe. Twamara gufatanya n'intare za Sarambwe, ubundi noneho twebwe tugahasha uno aduyi ukomeje kwibanda no kwica cyane abaturage bacu. Baravuga ati tugomba kumurwanya. Abaturage bafashe ibijerekani, ariko nabo si bose baramurwanya. Nukuvuga ngo iyo uri muri uriya musozi hariya hejuru, nukuvuga ngo
hari umusozi wa Muzimu M23 kuko mfite amakuru kano kanya ko M23 yamaze kuwinjiramo, wenda ntabwo irawushyiramo defense kuko baracyari gukora ikintu cyo bakwita ratissage cyangwa gukubura no gukora ibindi bikorwa. Ubona ko M23 n'ubundi iri kuwukoramo ibyo bikorwa byo kugira ngo no mu nkengero zawo habashe kugira ute, habashe gutekana. Iriya misozi rero ya za Kinyana, ariko hari umufandi witwaga Gasibanta aracyariho mu gihe cya RCD yabaga hariya za Kinyana. Hari uwundi witwaga Fande Gashumba cya RCD, urabizi ko ingabo z'u Rwanda zabagayo. Abo ngabo ndabumva bitwaga ba Reveriye, bitwaga ngo Banyabinoni. Ndacyabibuka nari ndi umwana muto ariko ndabibuka cyane. Nuko ngo iyo misozi rero yamaze kuba kabutire. Iyo misozi rero reka tuze turebe ngo imisozi yafashe iki M23. Maze iminsi mbabwira kuva ejo, babwira ngo Wazalendo baba basigaranye 5% ka Bashari Mokoto. Iyo 5% se baracyayifite. Ya misozi ya strategique ko bamaze kuyifata, nuko ngo basigaranye hasi za bitani bari Tsibu, bagasigarana Rukweta gace gato. Ubona ko nako gace ka Rukweta nako mu kano kanya kari kubera mu indi mirwano, n'ubundi intare za Sarambwe M23 bakomeje kubamerera nabi bari ya za Kinyana. Ariko hari umufandi witwaga Gasibanta aracyariho mu gihe cya RCD yabaga hariya za Kinyana. Hari uwundi witwaga Fande Gashumba cya RCD, urabizi ko ingabo z'u Rwanda zabagayo. Abo ngabo ndabumva bitwaga ba Reveriye, bitwaga ngo Banyabinoni. Ndacyabibuka nari ndi umwana muto ariko ndabibuka cyane. Nuko ngo iyo misozi rero yamaze kuba kabutire. Iyo misozi rero reka tuze turebe ngo imisozi yafashe iki M23. Maze iminsi mbabwira kuva ejo, babwira ngo Wazalendo baba basigaranye 5% ka Bashari Mokoto. Iyo 5% se baracyayifite. Ya misozi ya strategique ko bamaze kuyifata, nuko ngo basigaranye hasi za bitani bari Tsibu, bagasigarana Rukweta gace gato. Ubona ko nako gace ka Rukweta nako mu kano kanya kari kubera mu indi mirwano, n'ubundi intare za Sarambwe M23 bakomeje kubamerera nabi, bari guhondagura hariya, bari kuvisha imyuni, ibintu bimeze nabi. Ubona ko nakariya gace nako ko bari bitwa ngo barasigaranye, nako M23 nako yamaze kugira ute, yamaze kugateramo amatako. Ukavuga ati iriya misozi se M23 yamaze gufata irafasha iki, irakora iki? Iriya ni imisozi iri buze kubafasha gukontorora ibice bigiye bitandukanye bya hariya za Rwibo, za Rurambo, Rukweti, ukamanuka uri kureba hasi za nani za Karembe, kuko iyo misozi iri hejuru. Za Hembe zo zamaze gufatwa na M23, nubwo na hari imisozi muri utwo dusozi M23 yamaze kuhafata. Ukibaza ngo Wazalendo basigariye hehe? Abasigaye se hari abo ni bangahe? Mwabonye ejo bundi uriya Seigneur de Guerre witwa Saga ko yiripotinze, mubona bari abahakiza bari ripotinze, kandi hakiza yagiye abakoze mu nda, ibikoresho yarabitwaye, n'udusasu bari bafite aradutwara. Hakaza bari abanani ba Mushipa ba Kivuruga bo barapfuye murambivuga, n'abandi ubona ko isaha ku isaha n'ubundi bari kujya bagenda baza ku buryo bazajya gushira. Wazalendo sariya ziriya Nyatura zo zaba zisigaranye agace kangana gute? Ntako basigaranye nka 3% cyangwa 4% y'ubuce bari barimo. Ubu ngubu se barerekeza hehe? Reka turebere hamwe aho barerekeza. Bari kwerekera kuko uvuye hari hagati ya muri nani Pinga Bushimo, hagati ya Karembe na Pinga Bushimo harimo inzira isa na iturutse munsi ya za Hemba, ahantu bita ni bari za Kitso, muri za Kitso nayo ifitwemo n'agace gake. Reka maze nababwira ukuri, abantu bahanganye ku mirongo y'urugamba bari abaturanye. Buriya M23 ituranye na Nyatura, ituranye na FDLR, ituranye na Mayimayi. Nuko ngo hari agace gafitwe ariya za Kitso, n'ubundi gafitwe na Wazalendo, n'akandi gace gafitwe na M23, ariko bakafite inzira imwe ishobora kuzaza ikazabahingutsa hejuru ya za Pinga Bushimo, ku buryo bashobora kuba muri Pinga Bushimo ari kwinjira muri za Nkatsa, bari gukomeza nabo bari kwerekera muri hehe, muri Warikare so biraboroheye. M23
nyuma yo kuva muri kariya gace bari barimo bakakivanamo bakajya kwinstara hariya muri Pinga ho no mu bundi buce bwari buhari ho hagumye FARDC na Wazalendo. Ni ikintu abantu bakagombye kwibaza, se bahagumye cyangwa bahavuye? Ntago twavuga ngo bahagumye kuko n'ubundi abari bahari nibo bakomeje kwirukanka banari kuhava, n'ubundi bari kujya mu bindi bice. Ubona yuko hariya muri Pinga, ubona ko yaba imbunda FARDC yari yamaze kuzanamo, izo mbunda iri kongera kuzikuramo, sibyo? Izo mbunda iri kongera kuzikuramo. Babarire umuntu hari uburyo ajya yicara, amara kwicara ukumva urarushye bikagusaba ko ugomba guhindura position zo kongera kwicara. Izo mbunda rero bakongera kuzikuramo, muri kwa kongera kuzikuramo n'ubundi bari gufatana za mayimayi zabo, bagafata izo FARDC zabo nabo bagakomeza kubegeza inyuma mu mpande, kuko bazi ko hariya ari ahantu hashobora kubera ibintu nakubwira ngo ntibisanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Noneho General Jean Marie Bonane afatanyije n'uwo bakorana ni ya mutipe bamwita ni Mike Juliet, uwo nguwo niwe bunari kwizera, baje kugirana inama na bamwe mu bayobozi bo muri FDLR. Barababwira bati ko tubona mama 23 ibintu byabaye nabi, turaguma ahangaha ko barajya baza bari kudutoragura nk'ukuntu inkoko igiye gutoragura umuceri, ko baradutoragura nk'ukuntu batoragura umuceri, koko tubigenza ute? Bafata imbunda zabo zimwe zitagira musada bazikora iyo bita cash rero niba undi bagenda bagacukura zimwe bakagenda bakazishyira mu mawese, izindi doki batangiye guhisha imbunda. Noneho ikintu kinavuga kibabaje nuko bari guhisha imbunda, muri kwa guhisha imbunda ariko bamwe bakabimenya, kandi ugazasanga ko ari igihe nabo baziripotinga muri mama 23 ariko ibikoresho byabo baramaze kubihisha, nyuma bakazongera kubikoresha bari kujya kwiba abaturage no kwica abaturage. Ibyo nabyo birababaje kandi biratangaje, ukabona ko biteye agahinda n'ubundi, sibyo? Biteye n'agahinda kubona yuko batangiye guhisha ibikoresho aho kugira ngo bijyane muri mama 23, igihe bazaba bagiyeyo bizafashe mama 23 n'ubundi gukomeza ama operation no kurwanya ya guverinoma y'abajura, ya guverinoma ya gisegeti itameze neza. Ukabona yuko batangiye kugira ute kubihisha, ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Icyangombwa nuko bagomba kuza, bamara kuza bakabona siyasa, bakabona ideology, bamara kubona ideology ubundi bagahuriza hamwe n'ibindi bikagenda neza. Reka dushimire abantu bose bakomeje gukora sensibilisation na mobilisation muri biriya bice, banahamagara bari aba Bonane, bahamagara ba Queen 5, bahamagara ba Mike Juliet, bahamagara na bari aba Bisukiro n'abandi, kugira ngo barebe ko nabo bajya ku murongo nk'uwo abandi barimo. Angaha rero Pinga, sinzi ko ni Pinga ngiye kuyivugaho, ntago ndayivugaho umwanya munini, kuko abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje kwivana muri Pinga, bari gutinya bakivana Pinga Bushimo, bakavuga ko Pinga Bushimo igomba gusigara mu APSRS na NDSRN bikambuka muri Nkasa, akaza gusigara abanyatura bo kwa Jabari bo muri Nyatura, abazungu na bamwe bavuye kwa Bigabo akaba aribo baza gusigara muri Pinga Bushimo, abandi bakambuka bakajya Nkasa. None nabo bagakora sentire urukuta. Murabizi ko mu minsi yatambutse ari urukuta mama 23 yari yamenye, igera Katobi irahagera rwose yongera kwivanamo, ariko ubona ko iri kurekera kugira ngo ibone uburyo isimbuka. Burya ngo ugiye gusimbuka urumanza ukagira ute ugasubira inyuma ubundi ugasimbuka. Icyo gihe iyo usimbutse rero ugera kure kurusha uko urasimbuka ugihagaze ahantu hamwe. Nuko ngo Pinga rero reka tukomeze twizere ko igomba kuba mu minsi mike irabiri mu maboko y'intare za Sarambwe. Y'intare za Sarambwe ndizera ntashidikanya yuko tuza kuyasanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Turaje ngo turebere hamwe rero ibiri kubera Uvira byitwaye gute, hejuru muri ho plateau na moye plateau bimeze gute. Ibyo byose turaje kugira ngo tubirebere hamwe, noneho nicyo mama 23 yamaze guteganya, nicyo yamaze gutegura. Bamwe baravuga ati ngo mama 23 yamaze kuzana ikintu kiremereye cy'ikibunda utamenya uburyo kimeze, gishobora kuba nacyo kizakora bya bikorwa, kuko hariya muri za Bujumbura
M23 isa naho iri gukontorora ikirere cyayo, ariko amakuru akavuga ko hari imbunda Gisegeti ari kuvana Kinshasa akazizana Bujumbura kugira ngo zizaze guraya kuri frontiere, ndetse n'izindi zikaza Lubumbashi ziri kuza hariya za Kalemi, uretse ko izo ngizo nyine ni kwa kugemurira M23 kuko niwo mufatanyabikorwa wa mbere twavuga ni guverinoma ya Kinshasa. Nabyo turaje kugira ngo tubirebere hamwe yes, hariya ho ngo byitwaye ute muri biriya bice n'ubundi bya hariya muri territoire ya Fizi, territoire ya Mwenga, territoire ya Uvira, byitwaye gute? Intare za Sarambwe rero zakomeje n'ubundi urugamba navuga ko rukomeye, kuko intare za Sarambwe ku makuru mfite na Twirwaneho bamaze kugeza nabo ibitwaro biremereye bishobora kuzahangana na drone. Izo drone zishobora guturuka ari Bujumbura, kuko Bujumbura hamaze kugera intwaro 3 zishobora kuzasheringa muri iriya misozi, ariko kubera iperereza rya M23 baza kubona amakuru ko hari intwaro babashije kuhageza. Bakimara kumenya ayo makuru ko ari intwaro babashije kuhageza, intare za Sarambwe nazo ziravuga ati aba bajinga acha tuwaoneshe kama twebwe turi armée révolutionnaire congolaise, ko tutagendera kuri ibyo byabo by'igitutu cyangwa ibintu byabo utamenya uko biteye, ahubwo ko twebwe twahagurutse kugira ngo turengere umuturage n'ibye. Nabo bazanye izindi zishobora guhangana na ziriya bari bafite. Bujumbura rero Perezida Kisegeti yavuze ati mwebwe Burundi ntabwo mwashobora kuba mwagura bira bitwaro by'ubwirinzi nk'ibyo u Rwanda rugura, ahubwo musa naho mwamaze kwishora mu kaga, mwamaze kwishora mu kangaratete mu bibazo, kuba mwarinjiye muri ntambara ya hano iwacu. Ati bishobora kuzabakomerana, ahubwo niba twakora iki kuri ya mafaranga nagombaga kuzabahereza y'ubufatanye n'ubundi buryo turi gukorana, ahubwo ari amafaranga nkayabahereza mukabasha kugura bya bitwaro by'ubwirinzi, ku buryo armée révolutionnaire congolaise izagitera ibibombe n'ubundi bikamirwa. Kuko après Uvira, kandi ngo Gisegeti yavuze ngo ngiyewe Uvira ntabwo nyizeye, Uvira ntabwo nyizeye. Uvira icyo nzi cyo nuko umunota ku munota M23 izayifata. Ntabwo nshaka ko kugira ngo na Bujumbura ville commerciale yanyu nayo ihita ifatwa, ahubwo twakagombye gushakira hamwe igisubizo. Aravuga ati mujye kukigura. Abandi batise twabuze n'indege, tujya kugenda tukajya gutira indege, perezida y'igihugu agatira indege, tuzabona amafaranga yo kugura biriya bikoresho by'ubwirinzi nk'ibyo u Rwanda rugira. Ati se ko twarashe u Rwanda, y'u Rwanda rutabigira ntiruba rwarabaye umuyonga, ariko kubera ko u Rwanda rwigize. Ahubwo sinzi icyo wadufasha nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, reba uburyo wenda twafata ideni tuzatugenda twishyura muri ya mafaranga uzajya ugenda uduhemba, tuzatureba uburyo dukuramo natwe turebe ko twagira ubwirinzi nk'ubw'u Rwanda. Muzabishobora? Mwagurisha ariko indagara mwakodesheje aho mukura indagara mukareba yuko ibintu byabasha gushoboka. Mwagurishije byashoboka, bishobora gushoboka nk'uko bitashoboka, yereka mbabwiza ukuri. Ariko noneho umanza wareba ngo igisirikari cy'u Burundi ni igisirikari cy'abahigi, ni igisirikari cyabande, ku buryo bazavuga ngo bagiye kwizamura, bavuga ngo bazajya kugura ibikoresho nk'ibyo u Rwanda rugira kugira ngo bagire ubwirinzi, baturukanye n'ibyo bari kubona ku marenga ari gucibwa hariya muri Uvira. Ibintu bitoroshye, ibintu bitaboroheye na gake, ubona ko bishobora kuzabakomerera bikanabakomerana. Siyo bishobora kubakomerera bikabakomerana, ariko wenda bishobora kuzabaho igihe umuntu adatekereza. Bamwe mu bari officer bahariya mu Burundi baje kubwira perezida w'u Burundi, baramubwira ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi bintu by'urimo bishobora kuzatubyarira amazi nk'ibisusa hejuru yuko ntago twatekereje ati ino ntambara ko tuzayitsinda, cyangwa ngo tumanze twareba imbaraga zo Gisegeti afite kuba yahangana na M23. Ikintu ngo ntago bagitekereje, bakaza gusanga ya misozi iri hejuru, ya misozi iri hejuru, misozi iri hejuru, iyo misozi yose ifitwe na M23 na Twirwaneho, bagasanga ko ahubwo Bujumbura isa naho iri mu maboko yande ya M23 na Twirwaneho.
baza kureba imbaraga. Reka mbabwize ikintu kimwe, muribuka igihe intambara ibera hano mu mujyi wa Goma, M23 iri gufata uno mujyi, hari ibibunda byari biremereye barasishaga mu Rwanda. Ibyo bibunda M23 yabyatse guverinoma ya Kinshasa, byari ibibunda biremereye ku buryo Uburundi bwagize ubwoba, buravuga bati biriya bibunda niba bamaze kugera hano, kandi noneho M23 ibyo bibunda yamaze kubijyana muri iriya misozi, yamaze mbabarire kubivuga, M23 yamaze kwijyana muri ya misozi yo hejuru muri ho plateau, ku buryo Uburundi bushobora kuzisanga mu kaga, bukisanga mu bibazo bikomeye, bari kuraswa, ugasanga ko bari kuraswa n'imbunda batagira, kandi kugira ngo bazabashe kuzibona ko ari ibintu bizaba bigize ute, bizaba bibagoye mu buryo buhambaye. Ukabona ko Uburundi bushobora kuba bwaramaze kwishira mu kaga, bwarishyize mu bibazo nabwo butari buzi ngo ibibazo twagiyemo ni ibihe. Hariya kuri Poezero aho bita kuri biraro mbiri za Mikenge, M23 na Twirwaneho babashije kuhafatira abandi basirikare n'ubundi b'u Burundi, bahafatira abasirikare ba Wazalendo, bahafatira FRDC mu bitero bari baje gutega amaambushi, ariko izo ambushi ziza kuburizwamo n'M23 na Twirwaneho ku makuru bari bamaze guhabwa n'abaturage bo mu bwoko bw'Ababembe. Bari bamaze kubabwira bati aba bantu natwe ubwacu bari kudutesa, batumereye nabi, ntabwo twakomeza kwihangana yuko bakomeza kutugirira nabi, ahubwo ikintu kiriho nuko mwebwe mwadufasha, mwamara kudufasha mukaza mukamenya ikintu cyo gukora kugira ngo turebe ko twakomeza kurwanya aba bantu, ariko icyo twabasaba nuko mugomba kudufasha. Hari imirwano yari iteye gute rero? Ni imirwano guhera mu masaa 9 za nijoro, baje ariko bafisa nabo bafite objectif yo kugira ngo bagabe ibitero bica abaturage ndetse banibe. M23 na Twirwaneho iri guiding hariya Minembwe, iza kubimenya, yohereza hariya, donc ikora ikintu bita inzira zose, amarembo yose Wazalendo, FRDC, Abarundi bagombaga gucamo, iragenda zose irazitega. Imaze kuzitega bageze igihe cyo kuza, bakimara igihe cyo kuza baza gusanga ko M23 yamaze kugira ute, yamaze kubitegura no kuba donc kubitegura no kubatega, irabarasira bica, ifata ibikoresho byabo, ku buryo buna makuru ari guturuka ari za Mikenge no mu nkengero zayo. Ubona ko M23 imeze neza, sibyo? Imeze neza, Twirwaneho hariya imeze neza, ubona yuko abaturage bahariya barakubwira ati ibintu ubono ni wane, ibintu bimeze neza, umutekano wo umeze neza. Ndaza gukurikirana inze kumenya operation yindi. Hari operation yabereye muri groupement Ikobo hafi ya urenze za Rusamambo, donc ni muri axe za Rusamambo Bwereusa. M23 naho bambwiye yuko imaze gutwika, amakuru nyabonye mu kanya gakeya, wenda nago ndasasengura ngo nyamenye. Itwitse defense ebyiri zari zirimo abahibu, abo bita ngo nabihubu, ni bya bihunyura byo President Gisegeti yazanye. Ubona yuko ibyo bihunyura n'ubundi bibashije kugira ute, kuraswa no gutwikirwa defense hariya muri Bwereusa na za Rusamambo. Bakunzi b'Intare Official rero, wakaryoshye ntabwo gahora ku munwa, reka tubifurize gukora subscribe, musharinga ibiganiro byacu, ubundi tugendane amakuru mujye muyabonera ku gihe. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga, kandi aho muri hose mukomeze kudukunda no gukunda ibiganiro byacu. Ndamya ko na Kijana Macacari ahari ari kubasuhuza, kandi mukomeze cyane, nawe yagiye kubashakira amakuru ariko isa ku isa n'ubundi arayabazanira.